umva nyine kandi nababwiye ko ariko mbona nyine gasuzuguritse mu rugo rw'umugore n'umugabo gasuzuguritse kubera ko umugore n'umugabo bagomba gukorera hose Ekera stop Okay. Niba udashaka ko inyuma ya kamera hari ukuntu biri bugenda mbwira hano tuve hano neza biragenda bite inyuma ya kamera umva agakingirizo igihe nakabone n'icyo ushaka gusa nyine byagenze bite kugira ngo ukabone kongeye kubasuhuza rero kandi nyine tubahaye ikaze hano kuri Alice and TU Vids. Mumeze mute? Mumeze neza? Alice, amakuru meze neza cyane urishimye? Oh wow, ndishimye uyu munsi urangurira yego agakiza shaka iki agacyayi cyayi gusa yego ndakigura kuki wumvaga nashaka iki kindi kandi kantu kameze nk'agaki ya nyine wahisemo icyo ngicyo ngo nicyo ndi wowe ejo uzangurira iki se kwa ari kungurira none rero nzakugurira iki ejo agashokora ako abakobwa bose kuki n'abagore bakunda tw'uduswiti nyine rega turiya tuntu ni twiza ni romantike good bakunzi rero bacu mudukurikira munadushyigikiye tubashimiye rwose ukuntu mudushyigikira twaba tugarutse nyine tubaganirire tumeze neza Alice ameze neza cyane umva ndishimye ameze nyine ameze ng'amabuye akomeye ng'amabuye hari igihe muzehe Museveni perezida wa Uganda yaje mu Rwanda hari habaye n'umuganda hashize igihe uba kuwa gatandatu iriya politiki y'umuganda buri ibihugu byinshi biyigira ku Rwanda none Museveni yari yasuye abantu kuri No Man's Land abahazi barahazi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda habera nyine aga community na muzehe Kagame yari ahari perezida Kagame noneho Museveni bamuha ijambo nyine perezida Kagame aramwakira nyine avuge ahageze ati abanyarwanda mumeze mute ni sawa timbavugishe mu kinyarwanda cyangwa mvugishe mu cyongereza yari kuvuga mu Giswahili ngo mu kinyarwanda kumwe bavugira rimwe murakomeye bati turakomeye ngamabuye none amabuye arakomera baraseka Museveni azi Kinyarwanda Museveni barazi Kinyarwanda oya ni umugande ariko azi Kinyarwanda abagandiraga benshi bazi Kinyarwanda ko aba banyarwanda benshi hari na interaction y'abanyarwanda n'abagande iri kuri level yo hejuru turi umuryango so none rero uyu munsi tuje kubaganirira Alice uyu munsi turavuga ku bintu bitari byinshi cyane dusanzwe dukora ibiganiro bitinda ariko none ntago dutinda I think ntago dutinda ntago kibateguriye se abadukurikiye uyu munsi kubabwira ko mbakunda cyane she loves you so much nawe ndabakunda so ariko ibintu byateye muri iyi minsi bijyanye n'uko abantu batagisura abandi byazanywe n'iki abantu batagisura abandi gute nyine mu rubyiruko usanga nyine bitewe n'uko abantu basigaye bikemurira ibibazo batagisura abandi bantu ikibazo cyawe ntabwo ndi kucyumva ngo gusura abandi abantu bikemurira ibibazo nyine abakobwa basigaye bikemurira ibibazo ntabwo bagisura abantu abantu hari utuntu twaje udukise rero tuzi kundusha hari utuntu twaje dusigaye aho wowe ntujya unyibeta ugakoresha utuntu tw'utuvide hari utuntu twadutse tw'utuvide abakobwa ariko ntabwo nabikora ntabwo babikora
none se ubundi aho kugira ngo umukobwa akoreshe ivide nyine kurakwaje kwa biriya bintu buriya ntabwo umusore ntabwo aba ahagije. rero biriya bintu abantu babikora mu buryo butandukanye. hari ubikora kugira abicuruze. gute se ubwo abicuruze abitange ku bantu babigura, atange videwo se acuruze iyo videwo yakoze nyine iyo videwo yakutumye abikora. ngenzi ko ari n'icyo cyatuma ukora ibyo bintu. kandi ahubwo uriya hari uburyo biriya bintu bikorwamo indani mu mazu, kuko n'ubundi ntabwo umuntu aba yifuza ko byajya hanze mu byumba nyine. ubu natangiye vuga nti kuki abantu batagisura abandi, bagerageje bagasura abandi bagakemurirwa ibibazo. ese uzi uriya muntu adashaka ko bijya hanze yabikora nta video, yabikora nta kamera ihari. nta kamera igihe cyose uzakora ikintu uzi ngo hari kamera hari iri kugukamera, uzamenye ko icyo kintu anytime kizajya hanze. ntabwo donc icyo kintu aba ari icyawe, ntabwo aba ari icyawe. regisi telefone tugenda ntabwo ari izacu. igihe cyose uzakora ikintu, ibintu niba hari ibyo ubikamo ibintu ntazi, hari umunsi nta bintu bibamo. ariko aho nabonye ufite karikireta, iriya karikireta hari umunsi byose bizajya hanze. afite karikireta muri telefone ye, njya mbona ari imibare ko nkandaho nkabona imibare ntije. uzi ko nari narabyibagiwe. hari umunsi iriya telefone uraza kunyereka ibintu birimo hariya. nta kintu kirimo, harimo ibintu byahahise. ikintu kiri muri telefone yanjye utazi. iriya application ya calculatrice ntabwo ndayinjiramo. harimo video wifata. nayo so guys, uyu munsi rero turaganira ku kintu ese ari nawe usigaye ubibona ukuntu urubyiruko cyane cyane nk'abakobwa batagihanze amaso agakingirizo nk'uko bayahanze ikinini. ni ukuvuga ngo umuntu arifata akajya gusura boyfriend we, yamara kumusura ugasanga yaba boyfriend we, ntabwo navuze abakobwa, abasore ngo mbibagirwe, ariko usanga nyine mu myaka 5 ishize, ntabwo ngiye kure cyane, ariko mu myaka 5 ishize pe, ikintu cyari kizwi cyo kwirinda ibintu byose bishobora kuzana ingaruka biturutse ku mibonano mpuzabitsina byari agakingirizo. niko abantu benshi bari bazi. urebye uhereye mu 2020 usubira inyuma, nyine ababisobanukiwe nibo bari babizi cyane, ariko wenda muri general truth abantu bari bazi ko agakingirizo ariko kantu umuntu akora ushobora gukoresha yirinda gusama inda cyangwa se indwara ishobora kwandura mu mibonano mpuzabitsina. none kuri iki gihe nsigaye mbona niba ari ikintu kiri kugurwa cyane ni ibinini byo mu mafarumasi birinda gusama inda, bigurwa n'urubyiruko. noneho mu myaka 5 nyine ishize ubu nyuma yaho ibyo bintu nibyo biri gukorwa cyane. none se ko n'ubundi mbona inda zikomeza kugwira, bivuze ngo impamvu inda zari nyinshi, iyo tubona imibare ngo abatwaye inda zitifujwe baragabanutse, ni ukubera birabiti, ntabwo ari ukubera agakingirizo komuteri, kuko uko ugura ikinini niko bingana ko wakoreyeho, sibyo? ahubwo niko biba n'ubundi biba bimeze. ariko bakaba ngo ntibagikunda agakingirizo ngo kabaheramo. ayo makuru ntayo mfite. oya nyine hari umuntu agakingirizo kari kaheramo ntabwo urabyumva ko kamuhezemo. iyo nkuru ntabwo urayumva. ntabyo ndumva ni ukuri. abaganga mutubwira ariko ngo ikintu gituma abakobwa batagikoresha udukingirizo cyane ngo ni uko udukingirizo hari risike z'uko gashobora guhera mu muntu, cyangwa nuko ngo bitaryoha. hari ibintu kera tukiga bavugaga ngo hari ukurira bombo mu gishishwa. hari uburyo abana twariraga bombo ariko utayikweho cya gishishwa kakaza gushira ugacira igishishwa kiriya gisashe. none ubu rero babifashe bati nta agakingirizo bayita kutarira bombo, kurira bombo babigereranya n'uko baryaga bombo. none rero ngo kurira bombo mu gishishwa ngo ubu ntibikiryoha. none se umuntu niba afata ikinini
yirinda kandi akaba yasamye ari kwirinda indwara. Inda ni indwara kandi akaba yasamye. Nta muntu wakinywa yasamye. akinywa ryari rero? Akinywa nyine akinywa akimara kubikora nko mu masaha angahe? utarengeje amasaha 72. Ese ko numva byose ubizi kandi ko wambwiye ngo ntabwo urakinywa? Rega ndi umukobwa ntabwo nabiyoberwa. None se abagore nibo babizi? Nibo babizi nyine. Uvuze ko uri umukobwa utabiyoberwa? Ese ubwo none se bibaye ngombwa ko nagiye inama yo kubyiga none. Ntabwo ari ukubyiga ariko umukobwa agomba kubimenya. Agomba kubimenya nyine. Umukobwa w'umusirimu cyangwa umukobwa ufite mu mutwe agomba kuba abizi. Niba utabikoresha ariko ukaba ubizi ku buryo wenda uramutse uhuye na mugenzi wawe abaye atanabizi wanamubwira. Umugenzi wawe wuhe? Umukobwa? Nanyize mugenzi wawe w'umusore. Si umusore si bundi ibyo ngibyo ariko wanakubwira ko nta nubwo abakobwa tunabizi cyane kurusha mwebwe. Mwebwe munazi n'ibindi bintu byinshi. Sasa mutubwire impamvu ikinini ngo kiri gukoreshwa cyane kurusha agakingirizo. Nyine kiri gukoreshwa cyane sinzi impamvu. Bivuze ngo ibijyanye n'uko umuntu yakirinda indwara zanura mu mibonano mpuzabitsina ntabwo bikigezweho kurusha uko ikinini kigezweho. Ntabwo abantu bagitinya indwara kurusha gutwita. Ndetse nkawe nk'umukobwa kubera iki mutagitinya indwara mwitinyira gutwita? Uzi impamvu? Gutwita byica iki indwara zidashobora kwica? Ni ugushaka kugaragaza abo tutari bo. Cyane ugushaka kugaragara neza muri sosiyete. Gushaka kugaragara none se kugaragara neza kandi muri wowe uzi ko utari mwiza. Urumva uramutse unywa ikinini nta kintu cyagufasha mu bijyanye n'indwara. Bivuze ngo ushobora kwandura agakoko gatera sida. Hari ibirinda indwara. Ntabwo bose babifata. Nyine si bose. Bifatwa na bake. Abanazi ko urabona abanza bumve ko abanazi ko hari n'ibirinda indwara. Ni hafi ya ntabwo. Yari n'abatabizi ko bibaho. Ariko ikirinda inda nta muntu utabizi ko kibaho. Nta mukobwa utakizi ko n'abasore ngo barakizi. Mutabimenye si mwe mubigura. N'abasore babigura. Ni mwe mubigura. Sheri wawe nawe arabikugurira. Nge ntabwo arabingura kuko ntabwo turagera muri ibyo ngibyo byatuma ajya kukigura. Ariko bibaye ngombwa ko ibyo tubigera ibyo bihe bibaho yakigura. Cyangwa akayampa bibuzwa n'iki kuba ngombwa? Bibuzwa n'iki tuba tubona atari ngombwa. Nyine icyangombwa kuri mwe n'iki buriya? Icyangombwa kuri twebwe ni ugutegura nyine imbere hacu heza. Ababikora se bo nta mbere bagira. Buri bantu bose buri couple yose ifite ukuntu ibanye cyangwa ifite ukuntu nyine imanaginga urukundo rwabo. Twebwe rero ibyacu ibyo ngibyo ntabwo ari ngombwa kuri twebwe. Harimo logique. Hari igihe bizaba ngombwa. Ubu rero ntabwo turabona ko ari ngombwa. Mwabyumvise rero ko ngo bitaraba ngombwa. Ntabwo turabona ko ari ngombwa. Ni ukwihangana. Gukomerera mu none se biteye ikibazo ku buryo bigomba kwihangana. Nta kibazo biragiteye. Nako ntacyo. Sasa noneho ahubwo se umaze kubigurira bangahe? Niba narakikugurira se nzakigurira njye. Urazi ni njye nyine gusa hari n'abandi nakakiguriye. Nyine mbakubwire nabiguriye nk'ibyo bakuguriye. Njyewe ntakayamaze kukubwira. Nanjye nawe reka nkubwire ashobora no kuba ugikigura utabizi akakwaka amafaranga kandi utazi ko agiye kuyakoresha yanze kubikubwira mukiri kumwe. Hari ibyo ukora se ko umuntu amenya ibintu yakoze yageragejeho. Nyine nakubwiye ujye umuha nkangahe mutandukanye. Inde hano se turi kuvuga nde? Njyewe umusheri wawe noneho umukobwa. Iyo mutandukanye akwaka amafaranga angahe? Birahari ikigura make kigura 3. Ntabwo ansura. We nagagusura shati urambeshye. Ntacyo we nzakikugurira. Ngikoresha iki? Ndabizi se nyine ugitunge ntiwabuze ngo bishobora kuba impanuka se. Ibyo biriya bintu rega ntabwo sinzi impamvu abantu bakunda gukoresha ngo nisanze. Iriya jambo nisanze kuri njye ntirikora. Ariko wisanga gute? Ntabwo biriya bintu bibaho byo kwisanga ngo nisanze ngo ibintu byabaye. Wewe wisanga bitabaye. Kwisanga gute? Kereka bafite ibindi bintu bakunywesheje
nk'ibiyobyabwenge udasanzwe ubikoresha mutubwire ari kwigira mu bitubwira aho ngaho ko bashaka bitubwire pe ngiye kuri njye nta nisanze indesi wowe bazaza oya abadukurikiye bazaza kukugerageza barebe koko utazisanga nawe mu muriro sasa rero ese ubundi kuki biriya binini birutana agaciro ni uruganda ni inganda ariko byose bivura kimwe bikora kimwe se ubwo ibintu byaba ni gute ibintu byaba bigura kimwe nako mu buryo butandukanye kandi bikora kimwe nyine ni uruganda cyangwa wenda hari ibikora neza ibindi bikabikora nabi n'inganda byose bikora ikintu kimwe papa sinima ariko ibigura make umve n'ukuntu biba binahenze ibya make bimwe biciriritse ni 3,000 ibya menshi icya menshi kigura 10 ariko ibibazo ukuntu mba mbizi ntabwo mbyibazaho bari kubibona ko bizi oya ndabizi njye hari ikintu mbivuzeho arabizi byose arabizi ariko ntabwo arabikoresha ntabwo ibintu byose umuntu azi ariko ababikoresha ariko ntabwo navuze ko ubikoresha pfa kuba ubizi gusa ariko nk'umuntu nyine nk'umuntu hari igihe ashobora kugakoresha nka rimwe ugomba kuba ubizi niyo waba utabikoresha ariko ukaba ubizi kugira ngo nibiba ngombwa uzabikoresha none se reka nkubwire sibyo bibaye ngombwa ko ibyo bintu mbikora nagenda ara muri farumasi ngo ni mu mpenga ibinini ngo bigira gute na gute aho bagucishamo ijisho we ngo hari n'uburyo ngo abantu batinya kubigura hari ugenda uvuga izina ry'ikinini uje kugura mume ibinini byitwa gute se ubundi ko wakunze kubitsinda barayazi ko tubwira abantu hano tuba turi gusasa inzoga barayazi none se barayazi no ariko hano tuba turi no kwigisha bazabimbaze bazandika muri comment abatabizi mbabwira amazina yabyo nishaka nzabikure nze nabibereke wanze kubwira abantu ibinini birinda gusama koko amazina yabyo batazongera guseba bajya muri farumasi mumpe ikinini kirinda gusama inda abantu bose bahita babimenya ariko ujye uvuga izina ryacyo none se wowe ntabwo baragira kubera iki wowe wamenye uburyo bisaba rega njye nigeze gukora muri farumasi niyo mpamvu abadukurikiye se mwe mubyumva mute njyewe numva buriya agakingirizo kakongera kakabyutsa umurego kurusha ikinini kuko ikinini ikinini ushobora kukinywa ugakomeza ukaza gusama nese utari wabitubwiye ushobora kunywa ikinini ugasama kandi bya bindi wirindaga none bikaba kandi wakinyweye mbega umwana uba utifujwe kabiri ntabyo wari uzi ntabwo nari mbizi tu yego birashoboka cyane ushobora kukinywa utanarengeje amasaha ariko nyine amasaha ubundi nangahe bagiye bananywa 72 iminsi 3 ni mu minsi 3 ibinini byose cyangwa ni bimwe na bimwe ibyo uzi biriya 3 ari amoko 3 njyewe amoko ya 3 ya 5 uretse ko nta wamenya hari n'igihe abafarumasi bayongeje ibintu byose byarahenze nabigura yandi so urubyiruko rero namwe mutubwire impamvu ikinini gisigaye aricyo kigezweho cyane kurusha agakingirizo kigezweho kandi ushobora kukinywa n'ubundi ugasama kandi ikindi ikinini ariko hari ibyiza byacyo nta cyiza cy'ibinini ibinini ku muntu ukunda kubikoresha cyane niba byanditseho niba niba babikubwira ujye kukigura ariko biriya binini umuntu bakunda kubikoresha cyane ngo biranyereza ariko ngo bigira nyine inkondo y'umura ariko si ni inkondo y'umura cyangwa ni biba bibi ku mugore mu bijyanye no gusama no ushobora kubikoresha cyane bikazarangira utanabyaye urura rukanyerera rero biriya binini nta cyiza cyabyo icyiza cyabyo nubwo nuko wishyiramo akizere kuko utasamye ariko abantu benshi biranabarokora nyine ku bw'amahirwe iyo bigukoreye ntwagusama aho niho twakwita ko ari cyo cyiza cyabyo ariko mu buzima ariko abenshi birabakorera
abenshi birabakorera ahubwo kugira ntusame ni gake kugira usame biba kugira gake usame iyo ni wagifashe. gake iyo wagifashe nyine kugira ngo usame ni gake kereka iyo warengeje ya masaha 72. hanyuma rero ikindi ni icyiza ikindi kintu biriya binini ikibi cyabyo kindi usiko hari n'abantu se batwarinda kubera bagize isoni zo kujya kubigura. ahubwo se uzi ko hari abakobwa babeshya abasore ngo babiguze batabiguze ubu baba bashaka gutwita bikarangira wowe asabye. bishaka oya ntabwo birangira asabye aba abishaka abashaka iki? nyine abashaka kubyara. none se gute wowe n'umusheri wawe nkanjye nawe tukumvikana ko tutashaka gusama, tukumvikana ko ujya kugura ikinini ukanywa nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina ntukigure kandi uzi ko tudafite gahunda yo kubyara, ubwo ubushaka iki? Ndashaka kubyara. kuki utabimbwira ngo mbimenye ko ubishaka nyine kubyara twembi tube dufite uburenganzira. mbikubwiye utabyemera none se ubwo ubundi kubyara umwana ntagizemo uruhare hagati yanjye nawe kubyumvikanaho. ntuzi ko se niyo abantu bashakanye urumva ntuzi ko niyo abantu bashakanye cyangwa n'amakupure asanzwe kubyara umwana ntuzi ko ari ibintu bitekerezwaho. iyo muri abantu bapanga ibintu kubyara nabyo mu bitekerezo ngo bati tugiye kubyara. none nkawe umukobwa iyo wifata ntugure ikinini twasizanye ko ugiye kukigura ukisanga wasamye, ubwo ikibazo n'ingaruka ziza ntabwo zitugeraho twembi of course. aho njyewe noneho nigeze zigeraho cyane. noneho zikugeraho cyane kandi ku bintu wari wateguye wumva ko nta kibazo bitwaye, noneho ukanga no kubimbwira kandi ukakigura ikinini ku cyawe giti twaganiriye ko ugomba kugura ikinini nako bambe ukareka kukigura twaganiriye ko ugomba kukigura. nese kuki abakobwa bakora ibyo bintu? hari igihe aba yizeye ibihe bye, hari igihe bavuga ati ko byose ko si ntabwo ndi muri ovirasiyo ntabwo nshobora gusama. yego none bikarangira yibeshye bitewe n'uko ahindagurika. ibyo bishobora gutuma atagifata, noneho ugasanga arasamye. none se none ndi kuvuga kuri wa wundi ubwirwa kugifata cyangwa babyumvikanye na sheri we cyangwa n'umugabo we cyangwa n'ibiki ako ntagifate. uwo nyine sibyo nakubwiye, uwo abashaka kubyara ariko akabona nabibwira. nese nk'umukobwa ubikora kandi mwembi muzi ko mutiteguye kubyara washaka kubyara, nyine waba afite ikibazo cyiwe utanamenya ari bwoko ki. gusa niba umuntu mwaganira mukavuga ati rero sheri wanjye urabona ntabwo nyine twiteguye nonaha bla 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 nyine mukaganira, hanyuma we akarenga kuri ibyo biganiro mwagiranye akajya gukora ibye ko aba afite ikibazo cyangwa aba afite izindi gahunda ze wowe utarimo. njye niko mbibona kandi ni nako kuri nabyo niko bimeze of course. So guys rero sinzi impamvu urubyiruko rutitaye ku bijyanye no kuba rwakandura virusi itera sida n'izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, ahubwo rukumva ko ikintu cyo kwirinda cyane ari uko bakoresha ikinini. ese uzi hari ikindi kintu kirimo ni ugushaka guhisha abo turi bo batatubona gute nimbyara runaka zambona gute. ariko se ubundi kuki abantu badakora imibonano mpuzabitsina mu bihe byabo byiza bitari by'uburumbuke, aho kugira ngo ujye gucengana no kuyoba ubundi mwakoze imibonano mpuzabitsina nubwo bitemewe wenda ku batarashakana, ariko aho kugira ngo ujye gukora wikanga rimwe na rimwe ubyibagirwe amasaha 48 cyangwa 72 akurenge utaranywa utarafata cya kinini usange urasamye bibaye ibibazo. kubera iki urubyiruko rwo nk'abakobwa cyane cyane batita ku bijyanye no kubara iminsi yabo ku buryo bashobora gukora imibonano mpuzabitsina atari mu minsi y'uburumbuke? ntabwo ari ukutabyitaho, ntabwo babizi, ntabwo bazi kubibara. ubutaha tuzasobanurira abantu ibijyanye no kubara iminsi y'uburumbuke, kubera ko hari abantu batabizi atari uko batabyitaho, ariko abakobwa benshi ntabwo bazi kubara iminsi yabo.
abenshi nayo bitwaza ngo irahindagurika Mm. ariko buriya iyo iminsi ihindagurika hari uburyo bibaramo nabwo bigakunda Yego. kandi bigusaba amezi 8 gusa ukaba umenya iminsi yawe Nani se burasi neza. ni 6 cyangwa 6 6 6 8 uba wamaze kumenya iminsi yawe Mm. ntarengwa range yayo. Yego. None se icyo kintu nge numva aricyo kintu cyafasha cyane kuko urumva niba mwahisemo gukora mudakoresheje agakingirizo kuko umuntu ujya kugura ikinini akenshi urabizi ko baba bakoreye aho kandi nyine bireze cyane bireze gukorera aho urubyiruko rwose mwirinde icyo kintu tujye tunagira inama ariko abantu Oya. bongere bagarure Kwirinda. umuco w'agakingirizo kurusha ikinini Siko cyo takifata. nyine ibyo tubivuga kwifatayo byanze kwifatayo byanze ntabwo abantu nanone aho kugira ngo umuntu ajye kwandura virusi itera sida kubera umubiri wamunaniye kwifata yareba izindi tekiniki akoresha ariko nabwo zituma asigara ari safe akomeza kuguma nyine ari wa muntu udafite ihungabana cyangwa izindi ngaruka ziza nyuma nk'ako gakingirizo nk'uko gukurikirana iminsi yawe ukabibara ukabimenya neza ubundi nkeka yuko byakurinda mu gihe kwiyafata rero uzi impamvu se batabyitaho kumenya imitsi yabo ni uko bazi ko hari ibyo bifashisha kugira ngo badasama bibaye nta bihari agakingirizo kadahari na biriya binini bidahari ariko turi kuvuga ubu already birahari nyine birahari niyo mpamvu rero abakobwa benshi baba banebwe bo kumenya iminsi yabo ntabwo babyitaho niba ari uko no kubabwira kubara iminsi ntacyo bimaze ntawe byitayeho ntabwo muzabikurikira kubera ko nyine kubera ko ubu niba se gute ugira imyaka 20 19 20 utazi kubara iminsi yawe nyine bamwe bavuga ko bahindagurika undi aba yarabonye akora imibonano mpuzabitsina cyangwa se akayikora kubera bya binini nk'uko bivuze agafata ikinini akumva yuko ibintu bihagije kubera ko nta ngaruka byamugizeho z'ibyo atashakaga mu gihe runasi ibintu uzahora ubimenya ibyo bintu bikomeje virusi itera sida n'izindi ndwara ariko n'ubundi bavuga ko iri hagati iri mu rubyiruko cyane abakobwa noneho abantu basigaye baba batanazi ukuntu umuntu ntunamenye ko yanduye nawe ubwe ku cye giti ipimishwa ijisho hari aho bigera ariko ijisho rikayipima kereka iyo yakurenze andi warembye uri mu bitaro ariko mu buzima busanzwe ariko nyine n'abantu ku giti cyabo benshi ntibago bazi ko banduye nyine kubera ntabwo babyitaho ntabwo banipimisha nyine yumva nkubwire bayiciye amazi hahandi yumva umuntu areba umuntu ntabwo yaba yanduye ese ko kera yicaga vuba ubu kukitakizana ingaruka abantu basigaye barya neza kera ntibarya neza reka kera kubera nta igo neza amateke n'ibijumba amateke n'ibiryo baho umuntu ngo urwaye sida umuntu urwaye sida si ubundi nyine arya neza ibintu by'intungamubiri nyinshi indyo yuzuye kandi abantu rero ku kigihe barasirimutse basigaye barya indyo yuzuye ntabwo umuntu niyo mpamvu noneho sida yihishe mu bantu abantu nabo bakihisha mu mirire myiza n'abandi umuntu atanamenya ko yanduye nawe ku cyo giti ako se ibintu byo gushaka abantu bakabanza kwipimisha ntibigihari nabyo ni gake ntabwo bikibaho ako se ubundi abenshi bajya gushakana bararyamanye noneho bagase turajya kwita igihe ko n'undi twaryamanye nidusanga tuyifite turaba tugiye muri ka yo kubabara ku busa kubera ko nanone virusi itera sida nyine abantu iyo basanze bayifite ariko bikabatungura hari ko bashobora kujyamo ariko ikintu cyiza buriya kurusha ibindi ni ukurikiza inama za muganga ukanafata imiti hakiri kare ariko nyine bitewe n'uko nyine abantu basigaye bashakana bataranipimishije cyane n'abantu bakaryamana bataripimishije buri wese atazi ko mugenzi we ahagaze ahubwo bakita ku kinini cyane ikinini kandi waguze ikinini ntabwo bita ku binini byo kugira ngo batarwara izo ndwara hari n'abantu benshi batazi ko n'ibyo binini bihari birinda izo za sida hari ibinini birinda sida n'izindi ndwara hari abantu batabizi ko bihari ariko bazi ko biriya binini byo kurinda gusama ari byo bazi ko bibaho n'ibindi bibaho nk'uko mugura biriya binini
na biriya birinda gusama niba kwifata byanze n'agakingirizo bikanga ujye mugura na biriya birinda indwara ubwo mwiyemeze ngo ako nyine byo ngo birahenda none se kugira ngo uzahendwe n'ubuzima udatekereza iyo ashobora kuba adafite amafaranga akavuga ati iyo udafite amafaranga njye rero turikeyi zanjye ndabasha kugura ikinini umukobwa cyasheri wanjye ntasame cyangwa umugore wanjye nawe akavuga ati none kujya kugura ibinini by'ibihumbi 50 wenda 15 cyangwa 20 avuga ati ni menshi arimo tike arimo ibyo kurya agahita akarikira agahita ibintu avuga ati byose birimo noneho rero subona ko karikiriye harimo ibintu byinshi tekereza igihe uzarwana n'ikinini cya buri munsi umuntu urwaye sida twese turabizi n'abatayirwaye n'abatagize gute barabizi ko ngo banywe ikinini buri munsi tekereza kuba wanze gutanga ayo mafaranga 20 by'umunsi umwe ukazanywa kuva ku myaka 20 kugeza ku myaka 100 uhora unywa ikinini kandi binagusaba n'ibindi bintu byinshi unatangamo amafaranga ari kubaho neza kugira gute ushamana nyine kwirinda biruta kwivuza ako n'abagura ikinini no kuba birinze igice kimwe bakoroshya ubuzima nabo baba birinze anyway birinze nyine igice kidahagije ako baba birinze gusa agakingirizo buriya kari full package nakubwiye ngo nta ngaru iri mu gakingirizo abantu bakoze mu mibonano mpuzabitsina n'agakingirizo baba banumva yuko bishimye nta kintu gishobora kuza ntacyo nta ndwara ariko buriya nyine umva buriya no mu rugo udashaka ko musama mukoresha agakingirizo hari abantu babyara abana ugasanga nyine ntabwo bakoresheje ibinini kuko n'abantu bashakanye ibinini hari ntabwo babikoresha abantu bashakanye rero ibindi bintu bakoresha twe tutaba tunazi ibiki se waba utazi gushaka se biguhindura undi muntu ntabwo mbizi hari ubanza hari ukundi kuntu bigenda nose gute umuntu amara imyaka 5 cyangwa igaha atarongera gukurikiza umwana we afite ubundi buryo bakoresha kandi abikora buri mugoroba abikora buri mugoroba ariko abana n'umugabo kandi afite umugabo se ubwo ntibabikora buri nyine barabikora ariko bashobora kutabikora nimugoroba ariko nk'umugore n'umugabo wabuzuza inshingano z'urugo nyine uko byasa kose kandi kubona udukingirizo mu ngo ntabwo wagakoresha ndi umugore n'umugabo tubana n'umugabo wanjye kubera iki kandi agakingirizo nyine karinda ibijyanye no gusama nako kuri agakingirizo nko mu gihe ushobora gukenera imibonano mpuzabitsina mu gihe cya ovirasiyo twese turabizi ko abantu b'igitsina gore mu gihe cya ovirasiyo cyangwa cy'uburumbuke bakenera gukora imibonano mpuzabitsina cyane sibyo ahubwo niwe wakabitubwiye ngo nkomeze mbabwire kandi niwe wakabitubwiye none se ntabwo ariko bigenda kutemera ngo cyangwa uhakane nibyo barabikenera cyane none se uri umugore ufite umugabo igihe cy'uburumbuke ni igihe cyo kuba wasamamo kuba mwakoresha agakingirizo nyine mbivugiye ko wari uvuze ngo wowe ntabwo wakoresha agakingirizo mu rugo rwawe urumva ari iki wakoresha kugira ngo ubashe kwirinda ingaruka zo gusama kandi utabiteguye njye rero nduki nabikubwiye ntabwo nzi ikintu kandi kukikubwira nyine ntabwo agakingirizo mu ngo se none se mu rugo rwawe ntabwo wagakoresha oya nasubundi tuba dusanzwe dukoresha iki nyine mukoreraho ariko muri iyo minsi mukaba mwagakoresha mu gihe mugiye kubikora kugira ngo udasama nakihangana ariko mamu umuntu usananirwa kwihangana ari umukobwa akihangana ari umugore ufite umugabo bararana ufite umugabo murarana muri kumwe n'umugabo ukihangana ntitukore sex cyane ndetse wabikora amezi angahe buri kwezi tuvuge ko buri kwezi mu gihe cya ovirasiyo wajya wihangana none se shamana yanjye ese ubwo aho gukoresha agakingirizo wahitamo kwihangana yewe kubera iki mu rugo rwa nyine mu rugo rw'umugore n'umugabo babana
sinzi impamvu mbona agakingirizo atari ikintu kiyubashye nyine gute se katiyubashye nyine nje no wimbaza gute nyine oyasobanurira abantu nje nyine oya ariko umwana nimbaso nje niko mbyumva ntago ari gute numva ko nyine gasuzuguritse nyine atari ikintu bakoresha kandi umumaro wako turi kuvuga nyine turi kuvuga ubwo ntago nzi ukuntu byagenda abaye bo bafite amahitamo kugakoresha bagakoresha gusa njyewe nakihangana nanjye naba numva atari ikintu nyine kiyubashye ko karanuka se cyangwa nyine gerageza usobanure ndabizi rega nakubwiye ngo njye ntago mfite gusobanura ibintu byinshi kuri bino bintu njyewe ku giti cyanjye rega ni ku giti cyawe nyine ariko hari n'undi nawe ushobora kuba dukurikiye ariko mubwire wowe impamvu uko ubyumva njyewe uko mbyumva nyine kandi nababwiye ko ari uko mbona nyine gasuzuguritse mu rugo rw'umugore n'umugabo gasuzuguritse kubera ko umugore n'umugabo bagomba gukorera hose rekera stop okay ubwo muratubwira abantu bubatse ngo niba nta gihe mushobora gukenera agakingirizo gusa njye numva bagakenera kuko karinda kuba abantu basama batabiteguye mu gihe gusa n'ibyo binini birahari nuko ibinini nyine twasanze ko nabyo burya bishobora guhinduka ugasama mu gihe umuntu atari muri iyo minsi sibyo baba basanzwe bakoresha iki kuko iminsi itari iyo gusama ni mike cyane ni mike nyine ni 5 cyangwa 4 none se tuvuge ko mu kwezi mukora sex iminsi 5 cyangwa erega umva nyine Alice wemenya ngo igihe cy'uburumbuke hari akantu twavuzeho umuntu w'igitsina gore akenera gukora imibonano cyane bivuze ngo muri iyo minsi yindi uri kuvuga icyo gihe nibwo abayikeneye kurusha iki uburyo yayikeneye muri iyo minsi none se icyo gihe nicyo cyiza cyo kwihangana cyangwa ngo icyo gihe kuri we nicyo cyo kubikora ari nayo mpamvu ushobora gusanga abantu basamye bagakurikiza umwana mu gihe nta zindi measures bafite cyangwa ubundi buryo bakoresha mu kwirinda cyangwa mu kuboneza urubyaro iyo ntazihari bashobora gusama umugore ashobora gusama agakurikiza umwana akiri muto ibyo ngibyo rero biba biturutse kwa handi huko batirinze cyangwa se bakoze imibonano mpuzabitsina mu gihe cy'uburumbuke kuko nicyo yasamiyemo ko ababishaka nyine niyo mpamvu ahandi agakingirizo bashobora gutabara mu gihe nta zindi measures mufite ugasanga nyine kisanze mu rugo rw'umugore n'umugabo niyo mpamvu wumva ngo agakingirizo karakoreshwa mu ngo zubatse ariko wowe ntabwo tuvuze ngo nyine ntabwo ari itegeko urishimye so guys ubwo rero uzajya ubyara buri gihe cyangwa ufata izindi measures zishobora ntabwo yarira bombo mu ishishwa ari mu rugo ibyo bintu ndabivuze ntabwo yarira bombo mu gishishwa ari mu rugo ibyo bintu ntabyo mvuze ikintu tuvuga cyo ni uko nyine ibinini urubyiruko mufite kongera kugaruka mukagarukira hafi mukajya mumenya ko nyuma yo kugura ikinini hari izindi ngaruka zishobora guterwa na ya sex mwakoze kandi no gusama bitarabayeho nk'uko mwari mubyifuje ariko ugasanga hari izindi ngaruka nyine so bivuze ngo the better ko twakita cyane cyane bijyanye no kwirinda kuko wenda ikinda cyarakemutse mu kwirinda mu buryo bugiye butandukanye gira abantu uburyo bakirinda nicyo kinini wenda batakiretse ariko bakongera bakareka kukigira cyo nk'ikigirwamana cyangwa ikintu cy'ibanze cyo kumva ko ari cyo kintu bagomba kwitaho cyane hari ibindi bintu bashobora kwitaho nubwo nacyo batakireka nyuma yaho hari ibindi biba byakurikira kandi by'ingaruka rero njyewe inama nabagira ni uko ntabwo dukwiye kwita cyane kuri biriya binini byo kwirinda gusama kubera ko ushobora kwirinda gusama ariko ukarwara indwara zindi kandi z'igihe kirekire icyiza rero wifate niba byanze koresha agakingirizo kuko biriya binini uretse no kuba byakurinda gusama n'ibiki
nabwo ubwabyo bigira ingaruka ku mubiri w'umuntu mu gihe kiri imbere bikugiraho ingaruka. Rero niba kwifata bigishyiremo byihigemo ubiharanire wumve ko ukwiye kwifata. Niba byanze koresha agakingirizo, biriya binini ubireke. Agakingirizo karinda indwara, karinda n'izo byose byo gusama, nyine agakingirizo gakubiyemo ibyo bintu byose. Akubundi udukingirizo tw'abagore kuki batatuzana kandi numva ko tubaho? Agakingirizo k'abagore wari wakabona? Ntabwo ndabona. Wowe warakabonye? Narakabonye ariko nakabonye kera. Nigise nakose. Ndakazi kabaga mbwira ahantu wakabonye gute? Niba udashaka ko inyuma ya kamera hari ukuntu biri bugenda, mbwira hano tuve hano. Neza biragenda bite inyuma ya kamera? Umva agakingirizo igihe nakabone nicyo ushaka gusa. Nyine byagenze bite kugira ngo ukabone? Nakabonye kera. Ugiye kugakoresha? Oya, ushaka nkubwire aho nabibo nakabonye. Nyine ku izo process byanyuzemo kugira ngo ukabone. None se ko wagira ngo biteye ubwoba kukabona, process zisanzwe. Twabagabo se two tubonerwa. Si kwa muganga. Bashobora gusanga ari agashushanyije akabagabo. Nese akabagore ko ntibagashushanya? Ntako ndabona. Ntabona n'igishushanyo cyako. Mbwira rero ukuntu byagenze. Nese ko wagira ngo nakaboneye ahantu hari kubera amakosa. Ako se waretse nakaboneye kwa muganga. Kuri. Nakabonye kera. Utakoze kwa muganga, waragiye kwa muganga urababwira ngo munyereka agakingirizo. Nakabonye kera rega ntabwo ari vuba. Kera nyiga segonderi. Mu wakanga. N'umwaka se ni ngombwa. Ndera wewe uri budashaka kunyuma ya kamera. Nigaga mu wa 5 segonderi. Icyo gihe twagakoresheje twerekana uburyo abantu b'igitsina gore bambara agakingirizo k'abagore muri club anti-sida yacu ku ishuri. Nari umuyobozi muri club anti-sida, so twarabikoreshaga rero dushaka kugisha agakingirizo k'abagabo uburyo kambarwa. Akabagabo twabaga dufite n'ibikinisho byo kwifashisha, gusa akabagore ko ntabyo twari dufite, ariko nako twaberetse tunabasobanurira abanyeshuri twabanaga muri club uko bakambara. Naho nakaboneye. Sibyo ntabwo gize amahirwe nubwo ntanyuzwe. Ngo yari kunkubita ngo inyuma ya kamera ari kundimba. Ariko nyine ntabwo nyuzwe se. Hari ibindi bibazo. Reka mbira. So guys, rero Alice yabagira inama nyinshi cyane, nanjye wenda hari ibyo nababwiye, ariko ikintu cya mbere ni ukwifata, byananira tugakoresha agakingirizo. Nibyo binini tukabifata wenda niba ari ngombwa, gusa si ngombwa cyane ko byangiza burani nko n'urura rw'abantu ku gitsina gore rufite ingaruka, nabyo bifite ingaruka. So the better ko twakifata, byananira tugakoresha agakingirizo, ariko nubwo twabifata tugatekereza ko inyuma yaho hari izindi ngaruka za mibonano mpuzabitsina zishobora guhura nazo, tukazigira uburyo tuzirinda nazo. So guys, rero dusasa inzobe y'uyu munsi ivuga ku bijyanye n'ikinini n'agakingirizo. Nahangaha tuyisoreje. Umva soza none ikiganiro nawe. Ako gusoza ikiganiro. Nahangaha tuyisoreje. Arasigana mu mwamubona arasiga. Se kucyo ukunda kundega cyane. Nanyira mu bakurabure kandi uzandega. Nawe utaha. Bye bye. Ciao ciao.